hari ikindi kibazo mfite none se nibazaga ni izihe mpamvu zituma abantu basenga ntibasubizwe abantu icyo kibazo okay, sinzi uburyo bwiza nakoresha kugira ngo mu by'ukuri mbashe gusubiza icyo kibazo. Ni izihe mpamvu zituma abantu basenga ntibasubizwe? Reka banze nitangeho urugero. Hari ibintu byinshi nagiye nsengera mu buzima bwanjye, bimwe byarasubijwe, ibindi mbona biracyahari, wenda birashoboka ko nabyo bizasubizwa kubera ko hari bitarasubizwa kandi bizasubizwa. Ibyo bigize gute? Birashoboka. Hari impamvu zitandukanye mu by'ukuri zituma umuntu asenga ntasubizwe. Nizo wenda ngiye kubabwira, ndababwira nke muri zo, ntabwo nazibabwira zose, ariko reka duhere aha ngaha. Bibiliya iravuga ngo murasaba ntimuhabwe. Aho ni muri Yakobo 4:3. Reka abe ariho duhera. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Uri kumva icyo kintu? Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Ni ukuvuga ngo hariho amasengesho dusenga tukaba tutari buze kuyasubizwa kubera ko aba ari mabi. Amasengesho yo guhaza irari ryawe ntabwo Imana yasubiza. Nshatse kuvuga iki? Ku bantu mwubatse mufite abagore, cyangwa ariko reka mvuge ku bantu mufite abagore, hari ukuntu ufite umugore agacariya akabona umugore w'umuturanyi umugabo yamugura igitenge agataha ngo abandi bararongowe, ngo abandi barashatse, ngo twebwe abagabo mudukurikiye muraza kumva ibyo bintu. Uyu mugore mu by'ukuri atangiye kugira umutima navuga ngo si mwiza kubera ko yabonye umugore mugenzi we yaguriwe igitenge gishyashya kandi super wax. Umuntu usaba ikintu Imana kugira ngo yemeze abandi, nk'uko uriya mugore yasabye umugabo w'igitenge kugira ngo yemeze umugabo we, kugira ngo yemeze uriya mugore w'umuturanyi. Ayo masengesho rero usaba Imana ngo Imana ngo iguhe kiriya, ngo iguhe kiriya, mu by'ukuri ntabwo Imana yasubiza. Nibyo Yakobo ari kuvuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Hari n'ibindi bintu byinshi usaba ikintu utagikeneye gusa kugira ngo ugendane nabo muturanye, nawe ubone kiriya, nawe ugaragare gutya, nawe ni nko kugendana mu kigare. Amasengesho ava mu irari ry'abantu. Hari umuntu ushaka kujya imbere, Mana mpa amafaranga, Mana akose koko. Okay, nta muntu udakenera amafaranga, ariko mu by'ukuri umuntu amafaranga ari gukenera cyangwa ari gusaba Imana ntago mu by'ukuri yakagombye kuba ari cyo kintu arimo arasengera. Hari ibindi bintu byakagombye kwihutirwa mu buzima bwe, hari ibindi bintu yakagombye gusaba, si amafaranga y'ingenzi, si amafaranga akenewe, ariko kubera irari ry'amafaranga nicyo kintu no gusengera, ntabwo icyo ngicyo Imana izakiguha. Hari ibindi bintu. Niyo mpamvu iyo dusenze Imana ireba ibyo dukeneye akaba ari byo dusubiza. Niyo mpamvu hari ibintu byinshi nasabye Imana kuva igihe natangire gusenga, hega ngo ndashaka kiriya, ndashaka kiriya, ndashaka kiriya. Reka nguhe nk'urugero. Hari igihe nigeze gusaba Imana ndashaka umugore, Mana ndashaka umugore, Mana ndashaka umugore. Nani mbivanye hehe? Hari haje umugabo ku rusengero atwigisha ukuntu yasenze Imana ikamuha umugore. Nanjye ndafashwa rwose, ndabandi kuva uyu munsi nkwiriye gusenga Imana ikamuha umugore. Njyaho ndasenga kandi nigaga muri segonderi mu wa 5 ndi kwerekeza mu wa 6. Uri kumva rero ikintu cyantangaje icyo gihe njyewe nabaga mu Rwanda, iwacu batuye Uganda. Mu rugo ngeze muri vacances barambwira ngo Imana yaratubwiye, umukozi w'Imana bari mu masengesho arababwira ngo
mufite umuhungu uri mu Rwanda, ati yego, ngo uyu muhungu uri mu Rwanda arimo arasenga asaba umugore. waragiye kwiga Kandi yaragiye kwiga. Imana irababwira ngo mumubwire ngo igihe nikigera izamuha umugore. Actually icyo gihe barababwiye ngo mumubwire ngo Imana izamuha umugore arangije kwiga kaminuza. Niko Imana ababwiye. Ikindi kintu cya mbere nk'ikimenyetso, mama yarampamagaye icyo gihe arambwira ngo warakize umutwe. Ndamubwira ati wamenye gute ko narwaye? Ko icyo gihe ndi ku ishuri narwaye umutwe cyane. Arambwira ngo twarabimenye. Akimara kwimbwira niho yahise ambwira ako kantu ko gusengera umugore. Numvishe ngize isoni n'ikimwaro, ariko guess what, ndashimira Imana. Muri make ntaguce mu ijambo, icyo gihe ntago cyari cy'umugore. So icyo nicyo ndi kubabwira, Imana icyo gihe ntabwo yari kumpa umugore, kuko siwo nari nkeneye. Nari nkeneye kwiga, nari nkeneye kubanza nkiga amashuri segonderi karangira, kaminuza ikarangira, nkabona n'akazi ngakora ku mafaranga. Yewe icyo gihe sinakubanga nkabona akazi, nari nkeneye no gukura, nari ntarakura mu by'ukuri. Icyo gihe sorry gato, none si icyo gihe wumvaga umukeneye byo cyangwa n'umusaba? Icyo kibazo n'undi wese udukurikiye iki kibazo ntaho nagisubiza. Njye nyine numvaga nkanjye nkeneye umugore, ariko Imana yabonaga ko nakeneye umugore. Imana yabonaga ko nkeneye kwiga. Icyo kintu ntugitinde. Rero icyo turimo turavuga aha ngaha, mu masengesho yose ujya usenga, Imana igira ireba ibyo ukeneye. Niyo mpamvu hari ibintu Imana itaguhaye kubera ko utari ubikeneye. Okay, reka nimba ngo utabikeneye, wowe buriya ibyo ushaka bitandukanye n'ibyo Imana ishaka kuri wowe. Biravuga ngo rega nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Ngo kandi ngo ibyo Imana yibwira ngo bitandukanye n'ibyo umwana w'umuntu agira gute yibwira. Rega ngo inzira zanjye sizo nzira zanyu, imigambi yanjye siyo migambi yanyu. Urumva rero imigambi y'Imana ku buzima bwawe itandukanye n'imigambi wowe ufite ku buzima bwawe. Niyo mpamvu iyo usenze usaba Imana ibyo ushaka kikugirira, bijyanye n'ubumenyi ufite uwo mwanya, bijyanye n'ibintu biriho muri icyo gihugu urimo, bijyanye n'ibigezweho, ariko Imana ikavuga ngo guess what, iki ngiki ntabwo ari cyo ukeneye, ndamutse nkiguhaye cyakwangiza, ahubwo iki ngiki sindakiguha, wenda nzakiguha cyangwa se nzanakiguha. So icyo rero nari nkivuze nta guce mu ijambo, nshaka kugira ngo ngaragaze yuko Imana impamvu itadusubiza cyangwa impamvu amasengesho dusenga amwe adasubizwa, ni ukubera yuko biba bidakenewe. Imana ikareba ibikenewe, akareba ibyo igira gute, akareba ibyo duhereza.